Nkundire ngusuhuze nguhe ikaze kuri Bigerezo TV kandi ngushimire wowe wamaze gukora subscribe, share, comment na like. Nawe utarabikora ngusabye inkunga yuko wakora icyo kintu ukakora subscribe, wabishobora ugakora ukazogera kari hepfo kugira ngo notification zose tuzadushyiraho ujye uzibona byihuse. Imana iguhe umugisha. Ubunyandikiye ukandika commentaire wafashwe n'ubuhamya, ijambo ry'Imana cyangwa se ni inyunganizi, ni igitekerezo, byose biradufasha kandi ndabakunda, muri abantu b'agaciro. Abakunzi ba Bigerezo TV aho muri mwese mbifurije umugisha w'Imana, kandi umugisha nifuza ku buzima bwanyu ni umugisha witwa ubuzima buzira umuze. Kuba ufite ubuzima bwiza egari ko ari umugisha. Donc umugisha wa mbere ni uko umuntu ahumeka, niwo mugisha burya wa mbere. Umugisha wa kabiri ni imigisha tubonera muri Kristo Yesu, imigisha yose twagenewe ubw'isezerano Yesu yaduhaye, yavuze ngo mukiri mu isi muzakubirwa ishuri 100. Iyo migisha yose yo mu gakiza k'umwami, kumuririmbyi yaravuze ngo imigisha yose yo mu gakiza k'umwami kubw'ubuntu narayihawe, ngo nayihawe igihe nihanaga ibyaha. Inshuti muvandimwe, nkwifurije kugira umugisha w'Imana, imigisha yose yo muri Kristo Yesu ikuzeho, ugire abana, ugire ubutunzi, ugire amafaranga, ugire famiye nziza, donc ube mu buzima bwiza ukiri muri iyi si. Ariko nyuma y'ibyo byose nkwifurije uzambabarire, uzarwana urugamba, uzagira iherezo ryiza, kuko ibintu byose bizagira iherezo pe. Ni ukuri kwiyera ibi bintu turimo by'iyi si, yaba bafite amafaranga, yaba bafite amazu, yaba bize n'abatarize, buri muntu wese uko abayeho kandi kwiza, niyo yaba abayeho nabi ariko ariho, ntabwo ari rusororo, ntari n'ahandi, ariho. Uko ubayeho kose, ubuzima bwose ubayemo, reka ngusabe iki kintu: rwanira kuzabona iherezo ryiza. Numva aricyo kintu nanjye ndwanira ndetse nanamaranira cyane. Pawulo yaravuze ngo ndaterana ibipfusi ariko simpusha. Rero twebwe turarwana no kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Fasha dusenge twakire ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimira kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, kandi turagushimira kubw'abakunzi ba Bigerezo TV aho baherereye hose. Habwa umugisha n'Imana, ni ukuri ubampera umugisha, ari abakoze subscribe, ari abakoze comment, share na like, ndetse n'abatarayikora, emwe n'abafunguye iki kiganiro ubwa mbere, habwa umugisha nawe kandi uwera wa Isirayeli. Ndagusabye mwana, aya magambo nigisha aba bantu icyampa bakajya bahindurwa nayo, nibuze niyo haba ari umwe agahindurwa n'ijambo ryawe. Bibiliya yavuze ngo mu ijuru impundu ziravuga iyo mu isi umukiranutsi umwe, iyo umuntu umwe yihariye. Nyemerera niyo yaba ari umwe akihana kandi agakizwa neza, impundu zavuga mu bwami, hanyuma nanjye nkazabona iminyago, kuko ijambo narivuze hanyuma rigahindura benshi. Bibiliya yavuze ngo bahindure benshi mu gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri, cyangwa nanjye nkazaka nk'inyenyeri, kandi cyangwa kazampa iherezo ryiza. Twese nibyo twifuza kandi bisenze neza izina rya Yesu, amen. Fasha dusome Bibiliya. Dusome Bibiliya, ndumva nshaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Bibiliya turi kuganira amagambo y'Imana, ni amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 27. Munkundire duhere ku murongo waho wa 9, turihuta cyane. Ni amagambo maremare ariko kandi ntabwo iby'Imana bitera ubwangati, nta nubwo bitera ubuti, uretse ko abantu benshi bafite ubunebwe bwo gusoma ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana uba ugomba kuryibuza. Hari ukuntu umuntu aza agasoma agace, nimba ari igice gifite imirongo nka 26, agahita bati dusome mu murongo umwe, ça dépend. Ariko jyewe ntabwo ari uko ntahamagawe. Imana impaye amagambo rwose nyavuga nk'uko Umwuka Wera yashyize ku mutima. Nkundira rero tuzisome, Umwuka Wera aze kudufasha atwereka aho tugarukira, ariko twasomye kugira ngo umuntu anasobanukirwe n'ibyo turi kuvugaho bituruka.
Dusome Bibiliya byakozwe n'intumwa igice cya 27 umurongo waho wa 9. Bibiliya iravuze ngo ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiriza ubusa yari yarashize. Nuko Pawulo abagira inama ati, yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'imiringa gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Ariko umutware utwara umutwe yumvise ko yumvira umwerekeza nyir'inkuge kurusha ibyo Pawulo avuze, kandi kuko umwaro atari mwiza utsikaho kubamara amezi y'imbeho, abenshi babagira inama yo kutsuka bakavayo ngo ahari bashobora kugera i Foyenike, kuko ariho bari bamariye amezi y'imbeho. Ariko kuko ariho umwaro w'ikereti werekera hagati y'ikasikazi n'iburasirazuba n'ikusi y'iburasirazuba. Nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro. Yego, nahantu nashakaga cyane. Nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro bibwira yuko babonye icyo bashakaga, baratsuka bigira bugufi cyane bw'ikereti, maze umwanya muto ushize baterwa n'umuyaga uhuha cyane witwa urakuro uturuka kuri icyo kirwa. Inkuge irahwehwa ntiyabasha kujya mu muyaga, turayireka ijya aho ishaka. Duhita munsi y'akarwa kitwa Kilawuda, tukikingaho umuyaga, maze tubonye yuko dushize imbere mu nkuge, ariko bituruhije cyane. Bamaze kuyiterura nenda imirunga bayinyuza munsi y'inkuge barayihambira, kandi kuko batinyaga gutsuka ku musenyi usaya witwa suriti, bamanura imyenda igendesha inkuge, bagenda batyo bajyanwa n'umuyaga. Dukomeza guteraganwa n'umuyaga cyane, nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja. Ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja, kandi hasize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka. Kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka, duterwa na ruhuma y'umuyaga mwinshi, ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Warihebye bitewe n'ibyaguteye. Dusome umurongo waho wa 33, twumve icyo Pawulo avuze. Bwenda gucya Pawulo arabinginga ngo barye, ati none uyu ni umunsi wa 14 none uyu ni umunsi wa 14 mutekereza mutarya, mudakoza intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo bubakize, kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Imana nishimwe. Amaze kuvuga atyo, yenda umutsima ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura atangira kuryaho. Bose babonye ihumure nabo bararya. Twese abari mu nkuge twari abantu 276. Bamaze guhaga baroha amasaka mu nyanja kugira ngo borohereze inkuge. Imana nishimwe. Haleluya. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana ishyize ku mutima. Imana ihabwe icyubahiro. Yego, ndajya tuganire amagambo Imana ishyize ku mutima, kandi ndanezerewe cyane, nejejwe n'aya magambo Umwami Yesu ampaye kugira ngo tuyaganireho. Amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo nubwo uri guteraganwa n'umuyaga ukurusha amaboko, ariko Imana iguhaye ihumure. Ndashaka kubwira ngo akiri ihumure nubwo umuyaga ari mwinshi.
akira ihumure, kandi iri humure rije mu buryo bubiri. Icya mbere, Imana ibonye ibyakubayeho. Icya kabiri, Imana ifashe umwanzuro wo kugira ngo iguhumurize, ariko ntabwo iza yonyine, iraza inikoreye kugira ngo uza kubona imbaraga zigukomeza muri uru rugendo. Nuko Imana ishaka kukugaburira ngo igukomeze muri uru rugendo. Ntabwo uru rugendo warushobora utari kurya. Imana nishimwe. Ntushobora kurangiza uru rugendo wishwe n'inzara. Imana izi uru rugendo turimo ko ari urugendo rurimo imiyaga ikomeye, kandi uyu muyaga witwa ruhuhuma wowe urenze kuri uyu wa mbere wabateye witwa urakura. Bibiliya iravuze ngo rwari urugendo rwa Pawulo na bene wabo bari kuva mu gihugu cyitwa Italiya, ngo baramanuka bajya mu nyanja, bagenda mu bwato cyangwa se bari mu cyo bita inkuge. Haleluya! Bageze mu nyanja bari mu bwato, uko bari mu nyanja bose, Bibiliya iravuze ngo batangira ngo guteraganwa n'imiyaga ikomeye yo mu nyanja. Kandi nusoma hejuru uraza gusanga amagambo akomeye avuga ngo kuko hari hashize iminsi myinshi cyane tutiyiriza ubusa. Ibyo kwiriza ubusa byararangiye, abantu bakunda kwirira gusa. Iminsi yo kwiriza ubusa yarashize, ahubwo ari igihe cyo kwinezeza. Pawulo arababwira ngo bene data, uru rugendo turimo ni urugendo rukomeye, rusaba ko umuntu yiyiriza ubusa agasenga hashoboka n'adashoboka, ariko ngo ntibigeze bamwumva. Arababwira ngo mwige gusenga. Ndi kwifashisha ifashanyigisho. Ababwira ko bagomba kwiga gusenga bashikamye kugira ngo urugendo bazarurangize. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ababwira ikintu gikomeye. Arababwira ngo bene data, nimuntege amatwi mwumve icyo mbabwira. Yewe Pawulo ndi kuvugana n'Imana, mwumve icyo Imana imbwira. Ibyo ndi bubabwire mubyemere, ntimuze kunsuzugura. Icyo Imana izajya ivuga nanjye nzajya nyibabwira. Muyoboke ijwi ry'Imana, tuyoborwe n'Imana muri uyu mwaka 2025. Ijambo ry'Imana riba ari ryo rifata umwanya wa mbere, rituyobore mu buzima bwacu. Mwemere kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ikintu giteye ubwoba rero, aba bantu bari kumwe na Pawulo, Bibiliya iravuze ngo bose aho kugira ngo batege amatwi ijambo ry'Imana, batege amatwi icyo Pawulo ababwiye, buri muntu wese amutera umugongo. Ngo barangije baravuga ngo ntabwo tusha kumva Pawulo par exemple Theoneste, giye turaziranya benshi. Teo ari kutubwira iki? Teo ubyarwa na kanaka, kwa kanaka ureshya kuriya kwa naka na kanaka. Teo usa kuriya. Teo utariza amashuri menshi. Ndi kwifashisha urugero kuri Pawulo. Uyu Pawulo aratubwira iki? Uyu Teo n'amafaranga dufite ari kutwigisha iki? Hari umwene data w'inshuti yanjye twaniganye segonderi, ejo bundi yaranyandikira aramwe ngo ntuzongere kunyohereza video n'imwe ijyanye n'iby'Imana. Uwo ni uwa mbere. Ibi bintu bya YouTube rero tubamo habamo ibigeragezo byinshi mwe mutamenye. Yego, arangije aramwe ngo ntuzongere na rimwe kunyohereza video ajyanye n'iby'Imana. Niba muvuga mukorera Imana, mukavuga Imana ya Isirayeli, kandi ngo iyi Mana ya Isirayeli iri yukwemera ko Abisirayeli bica Abapalestina, ubwo siyo Mana muvuga n'Imana icana ibaho. Nese mwandike ndavuga ati mwene data, ntabwo nzongera na rimwe kubikoherereza, rwose umbabarire. Antega amatwi aranyumva, musaba imbabazi uriya mu buryo bwawe bw'imibanire, dushaka buryo ki ubana n'abantu bose amahoro. Imana nishimwe. Haleluya. Dushaka buryo ki ubana n'abantu bose amahoro. Ndashimira Imana. Amen. Umuntu nakubwira ngo iki sinyishaka, itumwumva umutega amatwi. Undi nawe aramyandikira, we ni n'umuririmbyi kameme, ni muririmbyi muri korali imwe navuze. Yaranyandikira arambwira ngo Theo, ibyo uvuga ndabyumva ni byiza, ariko sinkeneye kuzongera kumbwira ibintu by'ijambo ry'Imana. Ndi kwifashisha urugero rw'umuntu bita Pawulo. Baramusuzugura, bamuca amazi, barawati uratubwira iki? Kandi ikintu giteye ubwoba, abantu bari gukunda iby'isi kuruta iby'Imana. Bibiliya iravuze ngo muri icyo gihe Pawulo, nusoma amagambo ya Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri igice rwa mbere igice cya gatatu, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa mbere.
urahasanga amagambo akomeye. Bibiliya ivuga ngo Pawulo amagambo yabwiye Timoteyo amubwira ko hazabaho ibihe bigoye. Aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, muri icyo gihe, muri iyo minsi hazabaho ibihe birushye, kubera ko abantu bazaba bikunda, bazaba birarira, bazaba bibona, badakunda ababo, bazaba ari indashima, ibyigenge. Bibiliya avuga ngo bazaba bakunda impiya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Impiya ni amafaranga. Noneho ngo bazaba kandi ngo batanezezwa n'iby'Imana, ngo ahubwo bazaba bashaka kumva ibibanezeza, ngo aho gukunda Imana ngo bazaba bashaka ibibanezeza. Nicyo gihe turimo. Icya kabiri, Pawulo ahita abwira Timoteyo, aramubwira ngo kandi bazaba bafite ishusho yo kwera, bigaragara ko ari abarokore ariko atari abarokore, bigaragara ko ari abaririmbyi ariko iyo umuririmbyi atinyuka akavuga ngo ntabwo nshaka kureba iyo videwo, nimba utayikeneye yihorere, ariko winyandikira umbwira ngo ntabwo ngomba ashaka kumva ibintu by'ijambo ry'Imana, ngo kameme ngo uranyuzuriza ngo telefone. For what? Ko telefone mwuzuzamo se mwuzuzamo biriya videwo amafilimi kandi yigisha n'ibintu bitari byiza. Umuntu agahera mu gitondo akajya nimugoroba areba amavidewo kuri TikTok hehe, aho kugira ngo ufate umwanya uw'Imana umwanya. Teo nzavuga ukuri wenda nzakuzire. Bene data, nimwongere mushake Imana bundi bushyashya, mwongere mukunde gukunda ijambo ry'Imana. Amen. Pawulo ngo baramusuzugura, ngo ibyo avuze ntibabyumva, ngo barangije ngo bamaze kumva ibyo ababwiye ngo bamuca amazi pe. Nari ndi kwifashisha urugero rwanjye. Ngo baramusuzugura, ngo baravuga ati ibyo ari kutubwira ntabwo twumva ibyo ari byo. Pawulo wo kwa kanaka uvuka mu muryango uyu n'uyu, Pawulo ntabwo yatwigisha ngo dufashwe. My friend we, na Yesu rega ntabwo bigeze bamwemera. Njya nta kibazo mfite cyo kuba utanyemera wowe. Ntacyo mfite, kuko nutanyemera ijuru rikaba rinyemera nta kibazo. Kandi reka nkubwire, umuntu umwe nakwanga ari umwe mu bantu 99, nako mu nshuti 100 ufite hakavamo umuntu uzasigarana na 99, gusa urumva ufite igihe kiwo. Kandi uyu mwaka nabwiye abantu bati umuntu wese ufite inshuti zitari z'umumaro, nubishobora uzabloke uwo umuntu uguca intege ugusubiza inyuma, uzamubloke kuvire mu buzima rwose pe. Umuntu ugenda uguca intege ugusubiza inyuma, ari uwo wabivuze umbwira ngo sinzongeye kumwohereza video pe, nahise mubloka nawe ati ejo ntazanatungurwa kakohereza video ugasanga ukomeje kungira nk'umuntu wenda utafite amatwi yo kumva. Ubu n'uwo mwene data wundi nawe nahise nawe mubloka kugira ngo nazacikwa nkagira gute nkamwohereza video, cyane ko jewe icyo niyemeje no gukorera Imana. Video nushaka uzayirebe cyangwa uzabyihorere my friend, kubera ko Imana ntizabura abayireba n'abayivuka. Imana ifite abantu, iracyafite ibihumbi bitarapfukamira Bayali, iracyafite abantu bakunda ijambo ry'Imana, iracyafite abantu bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nta kibazo rero kuba utandeba video nashyizeho, nta kintu bintwaye, nta kibazo. Icyo nzi icyo nakoze ndakizi, icyo nakoze ni umurimo w'Imana. Ntabwo ndi kuvuga ibishegu, nta kindi ndi kuvuga kibi. Kandi nutanandyohera nintanakuryohera uranyumvishije, ibyo mvuga ngo bikuryohere, hari ibindi bizakuryohere. Si ngombwa ngo ndebe cyane jewe, si ngombwa ngo unantege amatwi cyane, kuko igihe kizagererega abantu bakeneye ijambo ry'Imana, ndabizi neza. Biravuze ngo igihe kigiye kuza ndetse kirasohoye. Imana nishimwe, ngo ubwo abantu batazongera gusengera data kuri uyu musozi. Hari igihe kizagera abantu bifuza ijambo babure n'izi YouTube twirirwa tuvugiraho, nazo zizageza igihe bazifunga, bazikurozinge. YouTube itagaciro, ndabizi ko ari igihe kizagera ibi byose byiboroke, umuntu atungwe n'icyo yamenye. Ndabivuze te, na za YouTube zizaba cut off, zizavaho, hari igihe kizagera ziveho. Dore mbihanuye nicariye iwacu, ibi ndabizi neza, kuko Imana ikeneye ko abantu bayubaha kugeza ku rwego. Ariko reka mbabaze ikibazo, nimba abantu bashobora kujya kuri YouTube bakirirwa basebanirizaho, bakagambanirana ku ma YouTube, umuntu akaza kuri YouTube yabona uri gutanga ubuhamya ngo uriya nawe ngo ari kwiriza bitewe n'ibyakubayeho. Hari umuntu umwe
nigeze kuba ndi mu bigeragezo, arangije ambwira ikintu gikomeye kandi cyababaje umutima w'Imana, bituma Imana inkorera igitangaza. Kuri Afirimax TV nigeze natangaho ubuhamya, noneho kubera ko jyewe madamu wanjye yitabye Imana tumaranye amezi 8, wenda abantu benshi barabizi, nari sigaranye uruhinja, baza kunsura n'ako gahinja, rero ndi nkarera gutyo. Noneho bitewe n'amarangamutima n'igihe ndimo ndarira, mu maso hazamo amarira. Umuntu umwe arandika aravuga ngo abana bo ngo birirwa birizwa ngo basabisha abana. Yaravuze ngo sabisha abana, ngo abana bo ngo birirwa basabisha abana. Unyumve bene data, ntabwo twebwe turi gukorera Imana dusaba, ntabwo dusabisha abana, ahubwo amateka byatubayeho tuyabwira bene data kugira ngo abafashe. Kandi ubuhamya, uretse ko abantu banze gufashwa n'ubuhamya, banze ijambo ry'Imana, ubundi ubuhamya nibwo bufasha abantu benshi. Buriya ubuhamya burafasha. Mu Kristo nabyiringiro ngo bagiye bahana ubuhamya buko bagiye bagira gute babana mu rugendo. Mwaka bati nacitse igihanda gutya, undi ati natangiye gutya, ururembo Siyoni tuzarugeramo dute, bagenda baterana imbaraga. Ariko muri iki gihe ibintu byitwa ubuhamya abantu benshi basigaye barabihararutswe. Nugerageje kubuvuga, hari igihe banihimbira ubuhamya, kumva umuntu avuze ubuhamya butanamubayeho. Ibyo nabyo bibaho. Ariko iyo umuntu atinyuka kuvuga ngo ukanaka ngo ari kuvuga ngo kugira ngo bamuhe, hari abantu batubona turi gukorera Imana kuri YouTube bakavuga ko harimo amafaranga, ngo twarakize. Hari uwambwiye ngo nimuhe amafaranga ngo YouTube irampemba. Njyewe nta nubwo YouTube yagira abamonetiza, oya, ndacyarwana n'ikintu cyitwa amasaha. Ahubwo mujye mureba video muyirangize kugira ngo amasaha yiyongere, nanjye ndebe ko nabamonetize. Nyaboneka nimba ari n'icyo kintu cyavamo, wenda nanjye nyibone dusangire n'abera b'Imana. Cyehe kandi nyabonyemo nashimira Imana, uretse ko atari cyo nimirije imbere. Icy'ingenzi nuko mbwira abantu ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Hanyuma Pawulo banga kumva ibyo avuze, baramusuzugura. Bamaze kumusuzugura, ibyababayeho gato cyane bakimara kwanga kumva ijambo Pawulo ababwiye, ngo ku kamwanya bahita baterwa n'umuyaga witwa Urakuro. Uyu muyaga wari umuyaga ngo uturutse ku kirwa cyitwa Kerita. Iki kirwa ngo niho bari bakikinzeho gatoya, ngo bagira ngo barebe ko umuyaga ngo wagenda ngo buhoro. Ngo bamaze gusa nkaho bikinze kuri icyo kirwa, ngo bibwira yuko ngo bashakaga, ngo icyo bashakaga bakibonye. Nibyo bari kwibwira, nta mahoro ariho. Yes, abantu bashobora kwibwira ko bafite amahoro, ariko ntayariho. Amahoro nyamahoro, na amahoro mvuga ni amahoro y'umutima. Abantu benshi babuze amahoro mu mitima. Yesu aravuze ngo ibwira umuntu uti dore kumvira Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Abantu benshi Bibiliya iravuga ngo nusoma Yeremiya igice 8 umurongo w'9, hari amagambo akomeye avuga ngo abanyabwenge baramwaye ndetse barashoboye kandi barafashwe, dore banze ijambo ry'Imana, ubwenge bubarimo ubwenge kizi. Ngo kandi bibwira ko ari amahoro, nubwo ngo ibyaha babyihana babica hejuru bavuga ngo ni amahoro, ni amahoro. Bakihesha amahoro mu mutima, ariko ari abanyabyaha. Umuntu wese ufite ibyaha nta mahoro agira. Ariko iyo umuntu akirijwe agakiranuka, aba afite amahoro yuzuye. Twagize umugisha tura mu gihugu kirimo amahoro. Leta y'u Rwanda iducungira umutekano, dushimire leta yacu. Njyewe nkunda kuvuga ndashimira leta yacu, kubera ko turaryama tugasinzira. Hatari amahoro mu gihugu, ntabwo twebwe uyu munsi wa none twavuga ijambo ry'Imana. Ibyo nabyo turabishimira Imana. Ariko amahoro nshaka kuvuga ni ay'umutima cyane. Ayo ni amahoro duhabwa n'inzego z'umutekano, duhabwa n'ubuyobozi bwiza butuyoboye muri iki gihugu. Muri rusange abanyarwanda dufite amahoro. Ariko amahoro umukristo atunga, amahoro atuma umuntu arara ubusa kumva aguwe neza, amahoro atuma umuntu amara imyaka 3 afite lisansi, ari umurisansiye, ariko akumva anyuzwe nabyo. Haleluya! Aba bigishwa rero, aba bene data, ngo babura amahoro bari mu kirakirwa cyitwa Merita, yes, Kereti, kirakirwa bari bakikinzeho gatoya, ngo babura amahoro. Amahoro arabura neza, ngo batangira gutekereza icyo bari bukore.
ngo Pawulo arababwira ngo ariko mwanze kunyumvira bene data, si iby'inguge bigiye kuba gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu, bamwe muri mwe muzabura ubugingo nimuramuka mutumviye ijambo ry'Imana. Mumurikire mu nyumve Pawulo icyo yavuze, aravuze ngo nimudakurikira ibyo Imana ishaka ko muvuga, nimutumva icyo Imana ivuze muri iki gihe, si iby'inguge gusa bigiye gupfa, ntabwo izi nguge zigiye kumenagurika arizo zonyine. Hano ibintu bikomeye, n'ubugingo bwa bamwe muri twebwe buzabura kubera ko twanze kumvira Imana. Abantu bagiye kuzajya bapfa batunguwe kubera ko banze kumvira Imana. Uyu muyaga rero ugiye gutungura isi witwa urakuro, kubera ko abantu banze kumvira Imana, uzabatungura kandi benshi bazabura ubugingo kubera ko banze kumvira Imana. Icyampa ukaba wumvishe icyo Imana ivuze, cyangwa ukawumvishe. Haleluya! Imana iravuganye namwe ijambo ryayo ngo bamaso ntuzatungurwe n'umuyaga, ngo bateraganwa hirya no hino, ngo uyu muyaga ngo bagira ngo hari ngo bawikingaho gatoya, ngo bawikinga ku kirwa cyitwa Kereti. Iki kirwa ngo bakikingaho gatoya, ngo batekereza ko hari icyo nibuze baza koroherwa. Reka ni ukwikingaho gatoya, ako kazi gatoya, ako kazi ufite wikinze ku kirwa. Tega amatwi, amafaranga ufite ni ikirwa wikinzeho. Nizere ko unyumvishije mama, uto ku buzima bwiza urimo, izi nzu nziza utunze, mu modokari meza ufite, ni ikirwa. Turi mu kirwa, nibuze turi kugira ngo nibuze twumve ko nibuze, yego hari aho twikinze, ariko ngo bacikinga aho ngaho, ngo baza gutungurwa. Turi ikintu gikomeye giteye ubwoba, ngo batungurwa n'umuyaga ngo uri muri iyo nyanja. Iyi nyanja ubundi nyanja ishushanya ubuzima bw'isi tubamo bari munsi. Iyi nguge ni agakiza twahawe na Yesu. None iyi nguge benshi ntabwo bashaka kuyoborwa n'agakiza. Turi muri iyi si nyine, aka gakiza kubera ko twakanze. Pawulo turamushushanya na Kristo uri kutubwira tubwira ngo nimwive mu byaha mwihane. Ngo abantu baratungurwa. Ejo bundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri one of state of America, umwe muri leta za Amerika, imwe muri leta yitwa California, mu mujyi witwa Los Angeles, baratunguwe nabo, batungurwa n'ikintu bita fire, umuriro. Urabatungura neza, urabatwika ibyabo byose, benshi barapfa. Ariko ndashimira Imana yuko twebwe Abanyarwanda tutazatungurwa. Nta kimana itatubwiye pe, nta kimana itabwiye Abanyarwanda. Imana yatuvuzeho ibintu bikomeye, yatubwiye ngo nimugaruka barige mugarukira, nimukuri ibishimwa mu bigamuza nkarwahanwa kanjye. Abanyarwanda bumvise ijambo ry'Imana, mu mabisi KBS riravugwa, Keti Radio haravugwa ijambo ry'Imana, kuri Life Radio riravugwa, kuri televiziyo kwa Kenisi, kuri TV1 ijambo ry'Imana ravugwa, kuri Flash TV riravugwa, Radio Rwanda naho bacishaho. Reka mbabwire, YouTube ijambo ry'Imana turishyiraho. Nta kintu Abanyarwanda twakwireguza, si natwe gusa n'abatuye isi. Imana yatubwiye ko tugomba kubana nayo, ariko abenshi ubona ko badashaka kumva icyo Imana ivuze. Imana nidutabara. Bibiliya iravuze ngo kandi Pawulo nubwo bamusuzuguye ariko baratungurwa, ngo batungurwa n'umuyaga witwa urakuro, ngo urabatera, ngo barangije ngo bateraganwa hirya no hino. Dore ubuzima abantu benshi bagiye kuzabamo mu bihe bigiye kuzaba, bazajya bateraganwa ahangaha, icyo bashaka ntibakibone, icyo bashaka ntibakibone. Donc nubwo buzima abarokore benshi cyangwa se ava ko bazi Imana bagiye kuzabamo. Ariko reka mbasabe ikintu kimwe, mwumvire Imana. Ngo barangije, umva icyo Bibiliya ivuze. Iravuze ngo hashize kanya gatoya barongera baterwa n'undi muyaga. Umuyaga wa kabiri witwa ruhuhuma. Uyu ruhuhuma waje ari rurangiza, ngo urabakubita urabateragana, ngo kugeza ubwo ibyo bari bafite babiroshye mu nyanja, ngo imyenda yose barayijugunya, ngo bafata n'amasaka baroha mu nyanja, ngo kugira ngo barebe ko bakoroherwa. Bafata ubutunzi bwabo, bafata ibintu byose. Abakire rimwe na rimwe habaye ikibazo runaka, bahita burira indege, abandi bakigenda bakaca mu z'amato. Ariko reka mbabwire bene data, uko ni ukwishakishiriza. Nta hantu na hamwe abantu tushobora kuzahungira Uwiteka. Imana ntaho twayihungira. Reka da, umunsi Imana izamanuka ifite umujinya kuko twanze kuyumvira,
nta hantu tuzayihungira. Njyewe Theo ngira ukuri kwinshi kandi simbizi, ariko numva nzavuga ukuri aho kugira ngo mfungwe nzira ibinyoma, nzira kubeshya cyangwa se nzira ikindi kintu. Navuga ukuri kwa Yesu, wenda umuntu akanabizira, uretse ko igihe kitaragera, ntabwo turatangira kurenganywa, ariko tuzagera n'igihe. Bibiliya iravuze ngo hari igihe kizabaho, nusoma ibyakozwe n'intumwa uzasanga ukuntu intumwa zarenganye. Igice cyaho cya 5 cya 7, katwumve ibyakozwe n'intumwa, igice cya 7 umurongo wa 54, ngo bicisha Stefano amabuye. Cyari igihe cy'akarengane k'intumwa. Stefano yo ngo bamuteye amabuye, ngo bamukura mu rugo rw'inzu y'Imana, ngo mu murwa, ngo baramukurubana bajya kumwicira ngo nyuma y'umurwa. Hari abantu benshi bagiye bafata babarenganya ba Stefano, ngo bagize gutya bakabafata. Stefano baramufasha bagiye kumwica, ngo aravuga ngo kugira ngo munyice, ngo mumbambe nk'umwami wanjye, mumbambe muncuritse. Ngo bafata umugabo bita Barutolomayo, ngo bamukuraho uruhu. Akarengane k'intumwa. Rero tuzababazwa niba koko tuvuga ko dukorera Imana, twebwe ubugingo bwacu. Kandi mbifurize ko buri muntu wese yambara imbaraga z'umwuka wera. Amen. Ndagira ngo twegere umwanya wo gusenga. Pawulo ngo arangije ngo abibonye gutyo, ngo ababwira ijambo ryiza, avuga ngo bagabo bene data, agaruka bwa kabiri arababwira ngo uyu ni umunsi wa 3, turi mu bigeragezo, turi mu bibazo. Arababwira ngo ikintu kigiye kuturokora gusa ni kimwe, ni uko mwemera kurya. Nimwemere murye, kuko nimuramuka mutariye turaza guhura n'ibindi bibazo. Ngo arangije ngo afata umutsima. Ndashimira Pawulo n'Imana. Ngo afata umutsima, ngo arawumanyura, ngo arawubaha. Nta nubwo bigeze bamwizera iyo atarya ku mutsima ntibari kuwurya. Ngo afata umutsima arawumanyura, ngo amaze kuwumanyura ngo arawahereza, ngo aravuga ngo nimwakire murye. Ngo nabo bararya, ngo batangira kunezerwa. Yesu ashimwe. Ngo batangira kunezerwa. Reka nkubwire, ikintu kigiye kuzakurokora ni ukurya ugahaga. Yes, ukarya ugakunda kurya. Nimvuga ibiryo ntabwo ari umuceri n'ibishyimbo n'akawunga. Kunda kurya ijambo ry'Imana, uko ari cyo bita reservoir. Usevinge, kuko igihe kizagera, nabivuze mbisubiremo, hari igihe kigiye kuzagera ukabura no guhagarara imbere. Abapasiteri ntubabone, ababishopu ntubabone, n'ayo maradiyo bikikupa ibintu byose bikaba gutya, bikaba close, bikastopinga, bigahagarara, ugasigara utunzwe n'icyo wamenye. Icyo wamenye rero biragusaba ko ukirya iki gihe hariho uburyo bwo kurya. Pawulo ngo afata umutsima arawumanyura, arababwira ngo nimurye bene data. Ngo nabo bararya, ngo bamaze guhaga batangira gushimira Imana. Reka ngusabe, fatikanya nanjye kurya iki gihe. Iki gihe ni igihe cyo kurya ijambo ry'Imana. Mureke dukomeze turya ijambo ry'Imana, niryo rizadukomeza. Imana iguhe kurya neza. Kandi hari abantu barya nabi, akava hano akajya kuri cya nimwe akatoragura, akajya n'ahandi agatoragura, akagenda afata. Wagumye hamwe, nimba uri mu itorero ry'iwanyu ukagumaho. Nimba uri umwangirikani waretse kwirirwa ugenda uzenguruka amatorero ugenda uryagagura. Kana karaguhanuriye na kana karaguhanuriye na kana karagwa, wagumye iwanyu, Imana ikajya ivugana nawe. Nimba uri umwadepe, kuki wirirwa uzenguruka ibyumba Imana ivugira? Imana kuki utabasha kumenya uko Imana ivuga? Imana ivugira muri ADEPR, yavugira no mu Bakatolika. Imana ivugira mu Katolika, yavugira no muri EAR. Ivugira muri EAR no mu ba Methodiste, yavugiramo. Ahantu hose Imana yavugiramo. Mupfa kuba bafite umutima ukiranuka. Why not? Kubera iki twirirwa tutizera? Twirwa twirukanka ngo mu barokora ngo niho ngo Imana ivuga, ngo mu Badventiste ngo ntivuga, ngo no hari ibiganza bishyushye. Bene data, abari afite ibiganza bishyushye muzi aho bari. Babandi bazunguza udutambaro, hari abo mukibona. Ndashimira Imana kwiza ubwenge. Mureke dusenge. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, dushoboze kurya kandi utumara inyota. Kandi nubwo byatubayeho twateraganywe n'imiyaga ikomeye, uyu muyaga wa ruhuma uragoye ndetse urakomeye cyane, ariko twirukanye imbaraga z'iyi miyaga irwanya abera.
turagusabye ngo dukomereze amaboko turengere muri byose mu izina rya Yesu, amen.